ariko umwanya yicayemo nabyita ko yambaye inkweto zimurya. Ahubwo se yaba ari bwo gushaka kuzimurisha. Umunyarwanda w'imyaka 36 Nsengiyumva Janvier ngo arifuza ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahindurirwa umwanya ariho. Abinyujije mu ibaruwa iri gukwirakwira cyane mu gihugu cy'u Rwanda, yagaragaje ko iyo baruwa cyangwa se iyo nyandiko igenewe inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ndetse na Perezidansi muri rusange. Ariko umwanya yicayemo nabyita ko yambaye inkweto zimurya. Ahubwo se yaba ari bwo gushaka kuzimurisha. Kuri we yifuza ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uriho ubu Paul Kagame ashobora kuba ari we wazaba umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cy'u Rwanda. Abandi bazayobora igihugu cy'u Rwanda bose bakazajya baza ariko bakagirwa inama n'umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi hari ibihugu bibamo nk'igihugu cya Iran niko bimeze. Bafite izi nzego zimeze gutya. Umukuru w'igihugu agomba kuba ari perezida ariko hakabaho n'undi muyobozi w'ikirenga w'igihugu. Uyu mugabo avuga ko bitewe n'uburyo Perezida wa Repubulika yakoresheje imbaraga ndetse n'ubwenge bukomeye mu kubaka igihugu, bityo akwiye kuba umuyobozi uruta abandi bose, maze akajya atanga inama z'uburyo iki gihugu gikwiye kugomeza kubakwa n'umurongo ngenderwaho wasizweho ukagumaho, yewe uyoboye aturutse mu ishyaka runaka ariko akabazi yuko byanga bikunda agomba kugendera mu murongo igihugu cyihaye kugira ngo kibashe kuguma gutera imbere. Ngo kandi ibyo byose bikaba nta myaka runaka igenwe uyu mugabo cyangwa se president cyangwa se uwo nguwo wagizwe umuyobozi w'ikirenga agomba kubikoramo. Bikaba nta myaka bimuha kabone nubwo yaba imyaka 200. Ibyo ngibyo akaba yabasha kuba. Uyu Nsengiyumva Janvier arifuza ko uyu mwanya ugomba kubaho kandi yifuza ko nta wundi ushobora kuwujyaho bwa mbere atari Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Guhaye ikaze umunyarwanda nk'uko mubyumvishe yaciye ururondogoro ndetse arabica biracika ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Twitter ndetse n'izindi imbuga nkoranyambaga zikoreshwa n'abanyarwanda ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ubwo ndavuga abarundi ndetse n'abandi bose. Uyu rero ni umunyarwanda nk'uko mubyumvishije wanditse ibaruwa yandikira Perezidansi cyangwa se leta y'igihugu cy'u Rwanda ayisaba ko bageza kuri Perezida Paul Kagame, Perezida w'igihugu cy'u Rwanda. Agira ati ndasaba Perezida Paul Kagame kwegura akava ku muyobozi w'igihugu cy'u Rwanda akareka abandi bakayobora, ariko we bakamuha umwanya w'ikirenga cyangwa se umwanya wo kuba ahagarariye abandi ba perezida bose bazayobora u Rwanda nk'uko bimeze nko mu bindi bihugu biteye imbere. Ubwo navuga nk'igihugu cya Amerika kivugwa mu majwi y'uko buriya ngo iyo system nayo nabo bayikoresha cyane cyane bakaba bafite perezida wabo ariko nanone bakaba bafite undi uhagarariye perezida wa undi nyine uvuga ari kijyana cyangwa se uvuga ubwira perezida ko agomba gukora ibi agakora n'ibindi, nyine hakaba akora ibintu ariko uwo nguwo cyangwa se uwo umuhagarariye yabanje kubisoma ndetse akanabyemeza. Ikindi kandi ni ibihugu byinshi biri mu bihugu nka bya Turkiya ndetse n'ibindi bihugu nabyo bigenda bishyirwa mu majwi ko bikoresha ino system yuko byaba bifite umuntu nk'uwo uhagarariye perezida akajya gukora ibintu ariko babyumvikanyeho cyangwa se uwo muntu yabanje kubikishyamo ijisho. Si iyo nkuru ngiye kwibandaho, si n'uyu ngiye kugarukaho, ahubwo ngewe ngiye kwivugira cyane cyane uburyo uno musore yagumye gutrendinga ndetse ku mbuga nkoranyambaga, bamwe benshi mu ba influencer bo mu Rwanda, ba politiciens bo mu Rwanda ndetse n'ibindi byamamare byagize icyo bivuga ku uyu musore w'imyaka 36 yanditse ibaruwa asaba Perezida Paul Kagame kuvaho. Bamwe babifasha nkaho uyu yikojeje agati kwibya ndetse ko yaba atagakwiye kuba yavuze ibyo bitu. Bamwe rero bakaba bavuze bati nyamara byaba ari byo, abandi nabo bakaba bagenda badega uyu musore cyane cyane ko atari n'umuntu uzwi, yewe nta n'umuyobozi umurimo cyangwa se adafite umwanya ukwiye. Ubwo ndavuga umwanya nko mu buyobozi bw'u Rwanda ngo yatanga icyo gitekerezo
abandi rero bakaba bamuteye amabuye. Nibyo tugiye kuba twigarukiraho comment ndetse n'ibyo yagiye kuba avugwaho. Ni byinshi cyane yagiye avugwaho, cyane bamwe mu ba politician bo mu Rwanda bakaba bagiye babigarukaho bavuga bati uyu musore ntabwo ari byo, cyane ko muri Afurika, nagira ngo mbibutse ko muri Afurika nta gihugu na kimwe kivugwa cyangwa kinurwanurwa kuba cyakoreshwa ino system. Ariko ndadode bamwe mu basesenguzi bakaba bavuze bati nyamara ntacyo byaba bitwaye perezida agumyeho, dore ko bamwe bataba banifuza ko yava ku mwanya wo kuyobora u Rwanda. Bityo rero bamwe rero bakaba bavuze bati bitewe nuko abantu bagenda banenga u Rwanda ko ngo ruyoborwa n'umuperezida umwe, bavuga bati ibyo byadufasha kuba perezida yaba akiyoboye u Rwanda, dore ko tutifuza kuba twamubura nk'umuntu wabohoje igihugu ndetse akaba afite n'ibitekerezo byahungabanyije isi, cyane nk'aho yakuye u Rwanda kubu akaba ari igihugu cya mbere muri Afurika navuga ko gitinyitse cyane ku bijyanye n'ubukungu ndetse n'iterambere. Igihugu cyubatse mu minsi mike cyane ndetse benshi badatinya gufatiraho icyitegererezo aho kugira ngo ibindi bitere imbere, ubu ndavuga nk'ibindi bihugu byo muri East Africa, kugira ngo bitere imbere byo ahubwo bikaba bigumya kugenda bisubira inyuma kuruta uko byari bimeze imbere. Uyu muhungu rero nibyo tugiye kuba tugarukaho ibyamuvuzweho ndetse tubive imuzingo. Nge ndi Mpigaji John Peter Sefu Gakuba. Nimba nawe ufite igitekerezo cyawe ugisigaho hasi muri comment section, maze tuze tugisome nasangize n'abandi uko bimeze. Inge ni Mpigaji Ipaya. Nimba rero ni mushya ukande subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, kandi wihanganirijwe bitewe n'amagripe ntago ameze neza. Amazina ye ngo ni Nsengiyumva Janvier, akaba yatrendinze koko. Tugiye kuba tumugarukaho, ariko nanone ndagira ngo twigarukire ku bijyanye n'ibyamuvuzweho ndetse n'abagiye bamugarukaho, cyane ko yaba akoze agashya mu Rwanda. Ubundi tubizi ku bantu baba mu bihugu byo hanze bataba mu gihugu cy'u Rwanda, aribo bagomya basebya u Rwanda ndetse banaruvuga nabi. Ibinyamakuru byinshi bikora inkuru zo gusebya umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kumwandikaho ibintu bitari byiza, bose baba mu bihugu byo hanze. Uyu rero Nsengiyumva Janvier we yagize ati nifuza ko perezida Paul Kagame yavaho, ariko nanone mu buryo butari bubi, akaba atavaho kugira ngo tumubure burundu, ahubwo akavaho ngo akagenda akajya mu mwanya wo kuba yashyirwa mu mwanya wo kuba yayobora u Rwanda imyaka n'imyaka. Ibyo kandi bigakorwa mu gihe ngo kitazwi, cyane ko ngo yifuza ko yazajya aba ayoboye u Rwanda, nubwo ngo haba hariho undi mu perezida, ariko ngo akaba ari we wazajya uba ufata icyemezo cya nyuma. Uyu rero Nsengiyumva Janvier akaba yabishimiye mu ibaruwa yise ngo cyangwa se yifuje ko ngo igera kuri president cyangwa se ku bayobozi bose b'igihugu cy'u Rwanda. Siko bimeze gute? Kanda